Njye nabaye mwana mu ishyamba ndabizi. Urumva? None urumva nago nagezeyo ku manywa byiburi yongerayo ku manywa. Urumva? Niba ubyibuka neza hariho mubwiye ko turi buhure mu gice gusanga saa 5. Wari kumva nuvuga ngo bagenda baguhererekanya n'ibishyimbo simbizi. Oyasha. Aho barabererekanya. Niti. Baguhererekanya nk'amafaranga. Okay. Zo ni igihe kiguha igihe cyo kuzasobanura icyo gihe. Cyane ko umuntu ari isomo ritumvikana. Iyo ucecetse uraceceka igihe kikazasobanura cya gihe cyabanje kigasobanura n'igihe urimo. Birahise uri guhuha ngo kitakotsa. Gira gutya. Nugasoma umugore wawe cyangwa umugabo wawe uwumye iminwa iramukata. Abanza kuyobereza. Welcome guys, welcome. Turabakengurukiye harya. Beni dajari. Muzamubaza icyo abisobanura akakikubwira. Ibyo kajya. Ese ubu wicaye neza. Ndi kubabaza imbere yanjye. Yes, voilà. Ari kubabaza imbere ye. Murakaza neza kuri YouTube channel yanyu Naomie Dadu TV yanyu. Akora n'akantu twaje dukora kugira ngo abantu bahite batumenya. Agira gute? Sinora kibagiwe. Ahubwo wowe twagiye twumve. So Sigurya ni gurya. Rero hano birangiye. Twatangiye gurya. Oya tugomba kuvuga tuzabyiga tutabyigiye hano. Okay, tuzagaruka tubereka ukuntu uzadusuzanya. Tubaye ikaze turabashije mu izina rya Yesu abakristo abasilamu assalamu alaikum. Sure. Kubivuze neza. Assalamu alaikum. Abahindu ni gutya hasara abahindu batureba. Abayehova bavuga gute? Mariya ni byawe ni birebire ngo mbisi. Bavuga ngo Yehova shimwe. Bisozanya bisanzwe. Nago mbizi abadive amahoro y'Imana shalom. Muri make ibyo tutazi ni ibyo nyine nabyo twavuze. Murakaza neza kuri YouTube channel yanyu mwihamashi. Sabu zabaye nyinshi turabashimira ku bw'ibihumbi bingahe twagize 10 bifunze. Aho urigira akantu fata ejo uzamamagara. Kandi baguhamagara. Higo. Nyine najyayo tukabirangiza. Yes, nkuko muri kutubona rero turabashimiye turi mu rugo. Hari story nashaka kubaha. Na Dadu turi kumwe, hari ibyazi, hari n'ibyo atazi. Nashatse kuyibahambura umwanya, ariko finally ndi hano. Dadu, urugendo rurerure. Karibu rero nkuko mubibona mama Archie na papa Archie twicaye hano. Hari story ashaka kudusangiza kuko nanjye nkuko abivuze hari ibyo nzi, hari n'ibyo ntazi. Ni agace gato muri page zigize urugendo rw'ubuzima bwacu bw'urukundo. Ni love story. Ubwo rero hari akantu kamwe mutazi iyo page imwe agiye kubafungurira. Tubigendanemo neza. Kandi tubahaye ikaze cyane tunabashimira uburyo twakomeje kubana mu minsi ishize. No tubasaba n'abanyamakuru. Tubasaba ko tuzagendana neza no muhiri imbere. Haleluya. Amen. No kuri kw'Imana rero sheri umvuko hano ngiye gutangirira. Kuko ndatangira inzira y'urugendo waragiye kwivuza waragiye kwivuza Uganda. None uburyo nazaga kukureba namaze hafi umwaka n'igice cyangwa imyaka 2 tutarabonana sibyo. Hanyuma noneho naje kukureba nanyuraga handi bita gutera. Aho bita gute? Bita gute? Uciye mu ntuza se. Panya. Ajyiye panya.
urabyo ese panya urayizi? panya ni iki? Bana yanjye Umuntu uri muri East Africa utazi panya? ni biki panya? Ni guceki Panya? Panya ni imbeba. Ubwo wacaga mu nzira z'imbeba. sumo ya panya sumo ya Ubwo wacaga mu nzira z'imbeba ntabwo mvuze muri sumo, wavuze njia panya. njia ya panya. Njia panya ni inzira y'imbeba. Ubwo waraseseraga. Ngiye kumureba. So rero urumva nawe navuga byose ngo mbirangije, ariko ngiye kubabwiramo igihe kimwe uburyo ibintu byambayeho I will never forget, kandi nawe atazi. Nabikubwiye ariko gake. Byiza nyine tubisangire n'abandi basangiranye. Igihe kimwe urumva naragiye kumureba, ngeze urumva iyo wanyuraga muri ziriya nzira ntabwo wabaga uzi aho uri kujya, ntabwo wabaga uzi umuntu ukujyanye, tu vois? Umuntu ukujyanye ninde, ibiki n'ibiki byose wagombaga kubimenya nyine uhageze. Umuntu nimwe wabaga muziranye ni telefone. Umunsi umwe rero turagenda, tugeze aho nagombaga guhurira n'umuntu ndamubura. Reka mucemo gato ku bantu, ikisa nk'aho ari igice kindi, indi page ikurikira iy'ubushize. Ku bantu mutumvisha iby'ubushize mugende muyishake bwa buhamya bw'ubushize bw'urugendo yanyuzemo, hamwe yatubwiye byari bikaze. Iki navuga ngo na kandi gace ka kiriya gice cya mbere. Burase nakanyuma ntabwo wabivuga ngo birangize, ariko niko wenda. Gusa umuntu ukurikiye ndabizi ko buri wese aba yaraciye muri byinshi bitandukanye, ariko noneho twebwe impamvu tubibasangiza mu rukundo rwacu harimo ibintu byinshi byihariye. Nk'ubwo urumva muri make ukuntu nigeze kuvunika twabivuzeho, nkagenda nkamara igihe kinini, twari dufite ibintu by'ubukwe, wenda ndi gusasira kugira ngo umuntu arabyumvishe agende gushaka icyo kindi abyumve mu buryo burambuye. Mu by'ukuri kuricana yaje ntabwo twagitaye nyine kwa Dadu na Naomie na Dadu, ariko hariho n'ahandi nyine. Ariko aho ngaho nyine wabibona. Urumva nkavunika, turi kwitegura ubukwe, ubwo intambara zikaba, ese aragiye aramutorotse, uburyo twajyaga duhura bigoranye, ndetse no muri cyane navuga ku babyeyi bawe harimo umwe utadushyigikiye ku buryo byabaga bigoye cyane. Ngaho rero no wakomezaho, ariko ku muntu ushaka kumva ibyabanje kugira ngo abone ko ibi abyumva neza cyangwa bisobanukirwa, ubwo banza ushake ikiganiro cyahise. Ubwo rero njyewe bwa mbere njyewe byarakunze, ariko nyine nagiye kureba Dadu hashize nk'imyaka nk'ibiri niba nibeshye tutarabonana. Nkajya ngenda nkamureba nkagaruka. Dadu twavuze ko ndibuka neza ko urumva abantu ntabwo ndi kuvuga ngo bazajye muri zino nzira by the way, ariko njyewe ndi kuvuga ibyambayeho. Ntabwo uwo muntu nabaga muzi for real, umuntu uri bunjyane. Noneho icyo gihe niba byaragenze gute, ariko nyuma yambwiye ko ari umuriro muri telefone wamushiranye. Aho twari buhurire yari yahambwiye, simpibuka mu by'ukuri ngo mbabwire ngo ni iyi nzira, gusa ni mu ishyamba. Maze umuntu ndamubura, nta mayinite mfite, nageze mu gihugu cy'abandi, kandi icyo gihugu cy'abandi nta simukadi mfite ngo ndagura ngo mpamagare, nta mayinite mfitemo, njye telefone mfite niyo ko bari bumamagare. Umuntu ndamubura neza ndamubura, biranshaka. Burira bwije ndi mu ishyamba, Dadu nyine ntabyo yari azi, kutangiye gutuma ndeba kundeba, kandi nagambe kuramba. Sorry. Njye birananiye kuvuga. Imore ngaho. Ibintu bya gutya birariza ahubwo cyane. Umuntu arize cyane. Muse mufate mu kiganiro ngo komera, rero mbashaka kuba romantic. Iyo mbivuze n'ikikijwe ntago byavamo. Twagiye. Nyine
twaragiye bunyiriyeho urumva ngiye muri ngewe abantu mutanzi wenda mubona kuri social media ndi umuntu wishiramo ibintu bitashoboka kubera muvi nyinshi nabonye nkahita nigira jetiri nyine ndi umuntu ushaka gufata ibintu nabonye ahantu nkabyishiramo nkigira ugahita wumva urabikoze nyine utazurira mu giti se ukamanuka mu mutaka ukajya kugura wa mutaka hariya muri supermarket ukamanuka mu giti ni ukuri da iyi niko meze kandi abantu uzabikora ndanabikora sinakore pranka se ngira nimanura bibinyibutse waratumye umutima wanjye uri gusekura urumva naratekereje ndavuga mu mutima wanjye ubundi hari akantu nababwiye ni mujye mwicara muganirize muvuga uti wifate mu gatuza uvuga ati mbaye umutima wanjye ushinzwe iki mu gitekerezo cyo gukora umutima wawe uhita ukubwira icyo gukora muri ako kanya naje umutima wanjye urambwira ati titi umutima wanjye urambwira uti tuza ibintu byawe bigendesha gakeya urabaho ariko muri ako kanya ndi kuvuga nk'ubu mpfuye ngo nagiye kureba umugabo umuntu noneho twabanye batanabyemera ko twabanye hari photoshoot ngo z'amafoto noneho ntibavuga ko napfu ari we wanyishe cyangwa se banyishe inkuru zandikwa ryari bizagenda gute nuko nibwo nabonye ahantu hari akazu urabona utuzu bubaka kw'ibiti akazu nagiye kari nk'ikiraro cy'ihene ko nabonye kari kameze ubwo nagiye nkishiramo nayo ifite igikapu nyine kimwe kari konyine mu ishyamba kari konyine kwa kundi Imana y'Imana iba yateguye ahantu si nk'ako kazu nayo kubona n'agakasuzuguritse wenda ari Imana yakamanuye wamenya ese Yesu niyavukiye mu cyaro cy'inka ahantu kari konyine mu ishyamba nta handi mazu ntaki nagiye nkicaramo ndatuza mbwira Imana rero wa Mana yanjye kari gafite umuryango kirano kiraho gafunguye gutyo uragenda nese naravuze ningoma gutya nk'umugizi wa nabi yaza ariko ni nishaho nkambara ikintu cy'umukara aragira ngo niki nese wibazaga ko karakijya ku kazu ntago numvaga ari ikiraro nyine ngo ese nyine numvaga ari nk'akantu gasuzuguritse cyangwa se kuko kugira ngo utinyuke kukinjiramo ukegere winjiremo nicyo nshaka kumva nuko imbeho yari kunkubita hanze nyine nta nubwo wagiye ukomanga ati ye nta muntu urimo hano njye ntabwo mbyumva neza ukuntu wahise ugenda ukinjira dore kambwira ikintu cy'ubwo bwoba ngiye cyanshizemo icyo gihe noneho ngenda avuga ni iyi nzu ariko ngiye ikintu natinyaga cya mbere natinyaga ko hagira umuntu nyica inkuru yanjye nizavuga ibyo uravuga ko mpfuye nzira urukundo no nkababazwa nuko ngewe umuntu ashaka kuza akangirira nabi nyine akananshira ahantu ntisinzamenyekane nyuma y'iminsi ingahe cyangwa y'icyumweru kingahe ngo umurambo wa Naomie ngo abonetsa ibyo nibyo ntashakaga aho naravugaga nibandira mu nzu cyangwa bakanyicira muri iyo nzu byibura bazanshingu kuko kuko nyine nari mfite ariko ahubwo mu nzu uko banakurya uzi ko ari abarya abantu uzi ko nkaza nk'ari byo hariya barya abantu bakakubaga bakakurya narabibonaga mu makuru yego hari abantu bariye b'abanyamahanga bikaze ariko njye nari nigize umusilamu kuburyo nyine nta umusilamu ntago arika nyine nta muntu wamenya nta muntu wamenya nyine ntaribi ntago wakumenya ariko kurika warika nari bananya no mu okay gambye ki neda cyabari urumva ndangije ninjira muri ako kazu ariko ikintu cyambwiye ko ashaka kuba ari ihene nuko hanukagamo amahurunguri okay ubwo abantu murabyumva ibyo yashatse kuvuga bite bya kuri gutuma mvuga ibintu amahurunguri nabyumvisha amahurunguri yere rero nibyo cyase nibyo nese niba hatari byo wambwiye ukankosora n'amahurunguri nibyo no joke niba atari byo bimbwire ntabyo nzi
genzi ko amanuze nanjye bamaki amazirano kiyene era maze no bishyize ku rundi rwego nteko y'ururimi mube hafi kandi waneza abantu urumva ninjiramo nyine maze kwinjiramo ntago nasinziriye of course ntago asinzira wari wicaye kuki hasi nari nifite ikote nize ngo wenyine mutubona mukajya ngo abagabo sitwa habaruhiye nize ngo nakana mu mutwe muri wowe uvuga ati telefone irasona cyane ntiribuka telefone iranyifashe ubwo nyine mo hano muri ako kanya mu mutima wumvaga hameze gute uri gutekereza iki muri ako kanya ndi gutekereza izamurwa ukimara kwicara izamurwa maze wowe kukubona sinari ndi gutekereza ko ndi bukubone ndi gutekereza n'ubundi hano baranyica as long as rero ndi bupfereka nicare neza ibyaha nabyanye byose ibyo nazi n'ibyo nzi kubera ubwoba hariho mu ishyamba harimo byo nivuga ngo ibintu by'amajwi utasubiramo icyo ni igitera kivuga gutya mfite ubwo noneho ibaze icyo gihe twaburanye ibintu nyine dukwiye kugira ngo wibuke ibintu byari birimo icyo gihe nako kari karimo kavuga gutya njyewe nabaye mwana mu ishyamba ndabizi urumva none urumva ntago nagezeyo ku manywa byibura iyo ngerayo ku manywa urumva niba ubyibuka neza hariho mubwiye ko turi buhure mu gice gusanga saa 5 wari kumva nuvuga ngo bagenda baguhererekanya n'ibishyimbo simbizi aho barabererekanya biti baguhererekanya nk'amafaranga okay noneho urumva wari ushinzwe kungeza aho ngaho ruzingiye ni we yarangije akazi kansigaho sinari nzi izina rye sinari nzi na telefone ye ngo byibura ngo ngewe twarahuye niwe banyoreje nikaniga twagiye turagenda atangaha niho ngiye bambwiye tuvugane musiga byarangiye ntabwo mwamurangirije gahunda ziwe ndakomeza rero urumva iyo haza kuba ari ku manywa nari gukomeza urugendo wenda nkazahingukira mu rundi rugo rw'abandi bantu cyangwa se mu bantu ariko impamvu ntigeze ntekereza no gukomeza urugendo naravuze ningenda ndagira ahantu banjye nko kuvugaga cyangwa banyice ko nishizemo ko abanyarwanda ari ababica nako byari bimeze ariko avuga naho kugira ngo ngere niyahure nijyanemo banyice ngumaho rero kandi ku manywa ushaka guhagarara ahantu hirengeye ukaba wabona umwotsi se uriya niyo mayeri yo mu ishyamba ukabona umwotsi cyangwa ukabona ahantu hari amabuye hasi nibuka ko umuntu wundi yanyirukansaga ngo twihute inkweto nayo yambaye inkweto ifunze neza irufunze rwiza yabaye sandari yewana yacitse ahantu hose kubera kwirukanka nsitana nuko ubwo nibwo rero nagumye aho mu ishyamba ngeze mu saa 8 ariko uriya umuntu yari umuntu mwiza saa 8 gutyo saa 9 telefone irasona ariko mbaza ngo byagendaga gute mu ijoro mumaze buri kwira nyine umuntu numva nicaye hano hamwe numvaga abantu batambuka bavuga yigo ukabumva batambuka ntunatekereze ngo bavuga uruhe rurimi buretse gato umvaga bavuga uruhe rurimi ikigande none ntunatekereze ngo ubomeke wenda uvuge ati ari abagabo umvaga ari abagabo bamfata ku ngufu cyabanje ndi muzima uri muzima ze nama vampire ubwo ze nwatekerezaga ahubwo ko bashaka kugira kuba ari nk'abandi bari kupambutsa wenda sheri nta muntu n'umwe bundi mu ishyamba nta muntu ugomba kwizera tegeko nta muntu wese wari yaduye we umva nagumbye ku cyizere cyane avuga ngewe ntago mva hano nk'amajeshi abantu bajya babubaha couple ziba zaragowe nuko nyine bose batashobora kuzana ngo bavuge ino baba baranyuzemo
ariko seriye biba biri nyine bivugiye gutya ko abantu baba babona umuntu na Naomie n'umuzina na Dadu barabanye umuntu agaturumbuka hirya akagutwarira umuntu ngo uriya muntu ngo bazamutwara se bazasubira mu ishyamba bongere bicareyo bazasubiza inyuma kandi mwabagabo mwirirwa batwara umenye ko umuntu urwo rugamba mutarujyanye nta gahunda mufitanye bizeta birangira amagusezerere usubireyo sibyo ubwo telefone yarasonye ino isona ntayivanye muri silence muri tari muri silence ni yari gifite isoni yarankanze nenda kwiruka none naho hantu uhita ijambo ryose ibintu birimo birakumvisha abantu bose numva abantu bose banyumvije kuko nyuma yo kuyifata yo kuyimera nk'uyizimije ni kuyishira muri silence nibwo numvishe neza abantu gutwe kwa ubundi umuntu atabona aba yumva cyane ko ntango nabonaga neza you know that nasinde ibintu biri kure sho kuba nabonaga nk'umuntu nkamushenyamo igisigo kubera ubwo ugutwe kwese kumbikire nese natangiye kumva abantu bavuga bagenda bafite inkoni iyo uri muna intambwe z'umuntu ziri gutambuka ubuzumva iyo hari ikindi kintu gishinze rero ku ntambwe yiwe ubumva ibyo byose ni inkoni abafite inkoni urumva telefone irasonura yitaba telefone irasona ndayitaba arambwira ngo uvuga gake cyane oya kuko nari nayibonye nimero yamamagaye kare nahise menya kariwe noneho urabizi ukuntu ngenge ndakara umuntu yambeshye ariko hariya ntabwo narakaye naratuje umutima tuza rero bwa mutima wanjye tuza arambwira ngo mbabarira ibaze ko yarakira atarajya kuryama nawe n'umuntu mwiza mbabarira telefone yanjye yazimye mbura uko mbigenza network ziranga ubu nibwo mbashe guhamagara nimero yawe nayo ihamagaye yanjye nanjye nisigaranye mu gatatu kugira ngo izime ubwiye mbabara mbwiriye izima byari kugenda gutya nibwo yamagaye ndamubwira nda ahantu mu kazu sinzi ngo ndihe ariko ndi mu kazu kuko haza arambwira ati ntacyo reka nzi umuntu w'umugabo ariko arambwira ati hano kwa ko tubamenyereye tuba tuzi inzu utanyura niyo wanyura ubwo yaje rero ngiye kubona mbona ngezeho muri ako kazu warakamushushanyije namwe ngiye cyose ndi mu kazu kameze gutya ibindi subimbaza niho bansize ariko ntekereza ko yaba yarahamagaye wa muntu yangize akamubwira ati namusize aha wakagereranya arambona natitiye nenda gupfa ntareba niki mugihura sesa akubwira gute yanga ati rwose mbabarira nanjye sinishimiye kugusiga nawe urabizi ko amamagaraga bikanga sinago wamuhamagaye ubwo nyine ahubwo nabaga namutesha umutwe ariko nagera igihe cyageze ndamubura kuri phone mpita numva ko ari amaneti wakabura mwagiye guhurira ngo agasumeze numva bafite umutima bavuga ati byanze bikoze ubwo barasa numvaga nyine ngo mwagize ahantu amaneti wakatari neza no kuvuga rero ko bahise baza kuntwara uwo muntu aza kuntwara ninjira muri bisi ariko nakubeshye narinze nkugeraho ntazi ubuzima mfite narabyumva urabizi neza ukuntu twahoraga ameze mubaze byarananiraga nkabanza nkaryama nk'iminsi ibiri nkazabona kumusuza kubera ubwoba no guhamuka mama wanjye cyane niwe ajya gumbwira ati ariko wa mwana ugira umutima ukomeye ubu ngubu ugiye nyuze mu ikosi rero ni ikosi wanyuze mu bundi nagiye n'umuntu kuba kumenyera ko utavuga se ngaruka mu Rwanda umuntu uzi wabo yaramfashe umusirikare mu Rwanda zana indangamuntu ndayizana arambwira ugiye kureba umugabo wanjye ari hehe ararwaye kandi koko navugishaga ukuri ari urwaye uzagaruka ryari nzagaruka nk'iminsi 3 aranje arandekura ndagenda ariko agifite indangamuntu yanjye naravuze rero uyu muntu ngiye kumubwiza ukuri mu bwede ati ngiye mpfuye kubera urukundo ni mu ndasa mu nice numvaga nta kintu cyo kwiheba mfite ariko nyine yarandekutse ndigendera nta kibazo ikintu yantwaye ahubwo avuga ngo ngaruka kuko banjyanye kuri moto cyagiye banzanye saa 10 none nimba ari saa 10 niba ari saa 9 ngaruka mu Rwanda Dadu none bari bampaye undi muntu utari wa undi menyereye urumva none twavuganaga ko
ku mihanda mu dushyamba. Narakoze we yaranavugaga nabi nari namutinya. Ntabwo yavugaga nyine ndivuga ngo ntabwo yavugaga nyine na blague yagiraga. Avuga se umuntu nanjugunya amana none ko nabonye birangiye. Biribiki. Hari umuntu usore murebe. Urumva ko nabonye birangiye. Ubona n'uyu muntu ni gute? Umuntu yarangena ngo hagarara moto. Hari umugore nabonye yisize. Anjugunya ibirayi, avuga ibirayi. Fata. Umugore ihute muko ihute Imana. Nabwiye Imana ndavuga wa Mana tanga amafaranga. Amafaranga si wayaremye? Niyo se yari. None se nakuja irema amadolari kayima n'abanyarwanda n'abanyakenya n'amatanzania. Imana si yari ko ari abantu bafaburika. Yashizeho. Yahaye abantu wenda ubumenyi barabikora. Ubwenge bwo kuyakora. Ariko niyo yatanga. Gute se uri ngambwira waricaye Imana yaziraguhereza cyangwa hari ikintu ndakumva. Uvuga ngo Imana iguha umugisha. Nyine ukabona amafaranga. Ibyo mvuze. Iha umugisha imirimo y'amaboko. Ariko nyine nta mafaranga. Yego. Ngiye kintu nabivugiye nabwiye Imana n'Imana. Ngiye nkongera kugenda muri izi nzira ndashaka ngenda n'indege muri nuze. First class. Imana irumva attention. First class. We. Mana mbwiye Imana nikanaga champagne ko mu ndege. Ndagashaka kukabona. No kwidirisha. Ngafotora ifoto. Byo kugenda nihishe rwose nk'umuntu uzi utagira iyaje rwose nari nabyazi. Imana irankundirira byumva. Kuva icyo gisonge kunyura muri ranzi kugeza n'uyu munsi. Imana yafunguye inda. Genda mu ndege nkagaruka nkatanuko. Ariko nyine ukuntu nyine byari bimeze. Ariko ngiye nekereza ko nubwo nta mafaranga twari dufite byo kujya mu ndege. Nekereza ko niba naramenyaga ko nzatuvuge turi mu kwa gatanu. Nzaza mu kwa munani. Ayo mafaranga kuyabika nari kubishobora. Nkatega indege. Ahubwo bwa bucucu n'ubujiji ba mu muntu. Indege ari nka miliyoni. No, nge numvaga indege ari miliyoni mani. Nyine kubera ko nyine mu mutwe wahatarimo ko bikureba ibyo kuyigendamo wumvaga binahenze. Cyane hari nk'ikintu abantu bajya bakunda kumbaza. Cyane abadamu ngo kuki ngo nkunda guhindurira ibyo mu nzu. Ngo ibintu basanze si byo bagaruka basanga bakagira ngo ni amafaranga menshi yaturenze kandi ntabwo ari byo. Ibintu byose ni hano mu mutwe. Umuntu umva ashaka kubimenya ibyo bintu ni ikindi kiganiro azambaza. Ugomba kuba ahantu heza ukagendana n'igihe. Ntago umuntu agomba kugusura muri 1900 kumbuki ngagaruke muri 2000 kombye asanga kwa kundi yagusuza ariko kimeze kameme. Ugomba kwivugurura ku buryo asanga ari akantu niyo kabari kamwe kahindutse wawe. Rero hari abantu benshi baba baswara amafaranga umuntu afite menshi wapi ntago ari amafaranga. Ni ubusirimu buri mu mutwe. Ni ikintu nize ngiye kera sinavuga ngo nari umusirimu. Sinzi niba n'ubundi w'100% ariko ndagerageza. Kubera ko niba hari ibintu byinshi numvaga bitambereye bitankwiriye. Numva arabo bireba. Kabira ni iby'abandi kugura parfait 100 nkumva niba we n'ubuzima burahagaze kujya kugura hajya n'ikine imitako yo munsi. Ivaze rigura 200 umva sinarigura niyo wankubita umutegura. Wahitaga bari ibindi bintu. Netaga mbari ibintu. Telefone ya miliyoni n'igice miliyoni. Tangira ko barahote urahavamo nk'umufuka w'ibirayi. Menerivare z'abari abana bituvukana. Byose. Nahita numva dasa. Ko byose byavamo byose kandi nivaze ukayitunga. Cyane ariko hari ikintu abagore tugira cyo kumva nyine twebwe tutikunza ahubwo tugahangayikira abandi. Ukamvuga uti okay amafaranga y'iminerivare y'uriya mwana n'ibingiye amafaranga arashize ubwo reka saving utwo nzakoresheje ubundi ukibagirwa byibura kunakeneye n'amafuta yo kwisiga. Ukumva nyine ntabwo ari ibyawe ukababara imyaka 10-15 uhangayikira abantu uzajya kurira muri miruwari usanga hari ibintu byinshi byagusize. Nkanyari yaraje utangiye gusa nabi kandi ntago ukuze uri muto ariko kubera ibibazo by'abantu uri kwitaho byatumye utitekereza. Nibwo byose wabishobora kubikorera rimwe. Nibwo niciye ndavugana ariko iki kirambereye
iki kirambereye. Wagiye muri miroir urireba. Nagiye muri iyo story zibaza ko nyine hano nagiye muri miroir. Wayitangiye se oya ariko nyine ubwo barabyumva aho uri kwerekeza uzabibaye ikindi gihe. Nagiye ndavuga ni ushaka iki ushaka ko muri 2020 uzaba umeze gute. Ibintu rero ni nonaha panejo ubu nyine maze guhuza n'umutima wanjye maze kuwubwira maze no kunyemera ko byakira nangira igikorwa nyine nabugenewe. N'umutima wanjye akira ibikubayeho ibikureba nyine abari byukora ariko inzira y'umusaraba nanyuzemo nyine nayo yangoye kuza kureba umugabo munyuze muri ubwo buryo kandi umuntu nyine ufite ibibazo amagambo ari menshi ubusutwa ari bwinshi hari akantu kajya kansetsa wenda nuko mwazanyemo bitarimo kajya kansetsa. Hari igihe umuntu uba waramubabaje cyane waramugize nk'itorosho kubera kumuvuga sibyo ukamuvuga ukamukamura akagera akaba nk'itorosho sibyo noneho igihe ahagurukira akahita yambara umwenda wera akabona arakeye tubona yatorosho yabaye igishoro utangira kubaririza ni ngo banki iramwishe madeni ya banki ngo beni ngura umuntu azava mu madeni ngo bimure ngo bigeze habi kuko azwi yakugize nk'itorosho agatwe utakazamura akumva ko ibyo ufite byose byagiye muri banki byanyuze muri banki kugira ngo ufate inguzanyo ngo uzazirangiza zikwishe akanga kwemera ko Imana yakugiriye neza ngo yewe shanga amadeni ngaramwishe ngo gusa ngo zarangiza ryari undi buriya nta kintu batazi ku ibanga ry'Imana. Ikintu cyose ukoze uri mu nzira nyayo kabone n'ubwo waba uri kuvunika bingana iki uri kubabara uri guhura n'intambara urumva buretse uri guhura n'intambara nyine abantu baba bakuvuga ati ebani nariga nayo so baramuvuze cyagiye ngo buriya wabona kugeza bavuze ngo wabona ari Imana yamuhaniye yamukubise kubera kwigereranya bibaho nyine mbivugiye ko urugamba twari turiho kiriya gihe rwari rukomeye kugeza naho no mu rugo iwacu byanze nyine kubera kutaduha icyizere uvunitse nta kazi iki ibintu byakomeye nta muntu n'umwe udushigikiye ubu ko twarabwikoreye twari twenyine aba babiri urumva ariko y'Imana none ngende ukuntu nagiye gukora ubukavuga ngo ndatwite bagira ngo niyo mpamvu turi kubyirukansa ngo ndakibukana natekereza ukuntu nabyo nyuma y'imyaka 5 nyuma y'uko yaraza gukora yakuriye mu nda yavutse amaze imyaka 5 bamutwite akabanusha abana none icyo gihe abantu iyo bamaze kubona bakugize nk'itorosho nyine batangira kumva yuko utazamura agatwe. Niyo mpamvu cyagiye ikintu cyanshimishaga nuko twavuganaga twebwe ducicike tukajya tugira ibihe byo gusenga tuvuga ati dufate iyi minsi dusenge urabyibuka tukajya dufata iminsi 3 tugasenga tutarya tugira gute ntawe ubizi abandi bari hariye barapfuye bigenze gutya ariko burya harimo ibanga mu guceceka ukabwira Imana gusa ikibazo cyawe uragiceceka ukakibwira Imana undi ugasenga aho uri hose ceceka ikibazo cyawe ukibwira Imana kuko kubwira abantu ntacyo bagufasha usibye kuguseka ahubwo sitatu nka buriya wumvaga wowe ikuntu nazaga kureba nkasanga ugasanga nacotse ku buryo no kunkoraho byabaga ari kubara amategeko yinuze yibanze rega ntago ari gukora icyo yibanze cyari kukubona uhageze uri muzima kuhagera amahoro ibyo ntago inzira wacagamo ntago byabaga ari amahoro ariko byibura hagera uri muzima ariko nanjye sinasa ngo sinakuyoraga nkakubyutsa ugiye kurya nkakubwira kabyuka nk'icyayi urye ukarabe n'ibyo bintu gusa nkakuhora ukabanza ukaryama ukaruhuka nakundaga iyo nazaga nkirwa ndyamye mbasukambira ngo urarya iki ukanekera ukanyoza nibwo watangiye kunyoza Mana maze abantu bajya bavuga ngo birase ko baruzanye ngaramwaza hari ega muri ibyo bintu byose urakuntu wabicagamo utikanga kandi nyine nk'umukomando ukazi ugiye kuri misiyo ya danje zimwe bita ko zidashoboka hari umuhanzi umwe uretse ko atakiri mu buzima waririmbye ngo urukundo rumara ubwoba cyane kandi urakazi
uri mu rukundo si umusirikare ntabwo namutinyaga ariko nari nzi ko ndi bumubwize ukuri nashaka cyangwa ndeka mbabarire kuko nawe afite umugore n'abana arabyumva nuko numvaga ndi bumubwira nimubwira arangirira impuhwe arabyumva nyine yamatakira ngo noneho impeta wanyambika izira nayo mfite mbere yagendaga nazishyize gutya n'abandi no kuvuga nkagerageza uburyo umuntu azibona abone ko basi ndi married ntari twa dukobwa tw'iyi minsi ngira ngo umukuru kw'Imana mubabarire ari we ariko rero rugamba ntabwo wabaga uriho wenyine yego wowe wabaga uri guca mu gikorwa nyirizina ariko nyine nabaga ameze nk'aho undi uri kugenda kureberera ahamagara ati mugire gutya muri mission nyine urumva nabaga ndi gukomerekana n'uwo muntu ugiye kuzana cyane cyane wabaga uri bukwakire niwe twabaga tuvugana abandi ntabwo nabaga mfite nitwaga nibo baziranye ubwawe nyine ngewe babaga bampuje n'uri bukuzane nabaga komerekana n'abandi igikorwa kikaba ubwo rero nanjye nabaga mutesha umutwe cyo koze icyo gihe nanjye naramubuze kuri phone ndahangayika ariko ndavuga ubwo mwagiye guhura muracyari mu nzira bwa nyuma na nyuma we genda gucya nyine mbona nyine ndashaka kubwira abanyarwanda cyane nanjye umbwira unsubiza ni somo byagusigiye wari kwibeshya ukambenga nako ntabwo ari kumbenga twamaze kubana wumvishije ubundi umugore n'iki nundi wowe nundi wowe nundi wowe urundi nge nyine warikoreraga warwaniraga igice cy'ubuzima bwawe kugira ngo kive muri mwuzuye nyine nanjye aho niyo mpamvu ntasinziraga mpaka nkubonye ungezeho twabaga turi mu mwuka umwe ari igice ndi gusenga niko Imana mfashe hari igihe nabaye Imana mfashe ibya none basi utanzatuma atahita aza gutyo kugira ngo ufashe wambuke bikunde mu nzira ntuhure n'ibibazo urumva sinari kubona ibitotsi ariko abantu bagiye babona urukundo ruba hagati y'umuntu n'undi umugore n'umugabo ukuntu umuntu asiga abantu bose mva akizera umuntu atazi abonye akuze icyo bita urukundo nyine kavuga ati ngenda kwizera ariko ubundi buriya rugira formula ntarwo warusobanura gute ubundi rero ubu inzira y'umusaraba yanjye ngewe niyo nako gace kamwe mu byabaye ariko rwose ndashima Imana ko yatumye ngumana na Dadu kugeza n'uyu munsi nta kintu tubaye turi umuryango wishimye usenga Imana wimenyera ibyawo utivanga muri situation z'abandi umenya ko ibyaba ari ibyabo utatinya kuvuga ko twaravutse twaranabimenyereye ariko tuzi uturwanirira iyo tuzi ijambo rivuga ngo guhora nuko witeka turaceceka twabamana ikorera niyo mutwe turimo guhamagara Imana yikorera hari ikintu tujye tuvuga nge nawe ikibazo ni igihe kiguha igihe cyo kuzasobanura icyo gihe cyane ko umuntu ari isomo ritumvikana iyo ucecetse uraceceka igihe kikazasobanura cya gihe cyabanje kigasobanura n'igihe urimo ubwo rero niba uri kutureba aka kanya utaramenya ibyawe ubwira Imana ati ndasaba igihe gisobanura igihe turimo mu buzima byose birashoboka kandi kugera kure burya siko gupfa turahangayika tukumva iby'isi biturangiranye tukagira ubwoba tugashaka kwiyahura nkiri umwana sinigeze ntekereza yuko byahinduka kuko byose ibyo nabonaga nibwiraga ko ariko bizahora na gahunda napangaga nkabona ntawazitambika ubutoya bwanshukaga isi imbere ntegereje isi ubundi reka nkubaze cyambaze n'abatwumva isi yari yagukanjakanje ukayumva hari ikintu nizi isi iragukanja ikagucurangura
ariko buriya n'abantu icyo bagukora byose jya ukora rya sengesho Yesu yakoze isi iri kumukacanga abantu bose n'aba bandi yahumuye bayagiriye neza bose ariko nabambwe uzi ko icyo gihe umuntu akigeramo na wa muntu wagiriye neza ari muri nabambwe urumva ariko ukivugira ijambo rimwe Mana bababarire. Cyakora reka nkugurishe kubabarira ni byiza na Bibiliya ntikivuga ariko njye ntabwo mbyumva birangiye wakora iki se utabariye umuntu nyine turi no mu gihugu isi iraza ikintu cyose wakora icyiza ubona ingaruka nziza ikibi ubona ingaruka mbi ariko ari nk'umuntu gukorogoshera mu bwonko ahubwo ariko cya gihe wari uri kuvuga ko gitegereza kikaza nawe kikamukubita nyine ukavuga ati Mana mfashe umutima ufate ngo kuko kubabara bibaho niyo mpamvu no kurakara niyo mpamvu no n'Imana muri Bibiliya handitsemo ngo nunarakara basi izuba ntirirenga kurakara nuko banizi ko twambaye inyama n'amaraso kurakara ishobora kubaho cyangwa no kubabara ariko byibura ntibiguherane ngo bitindane cyane gira igihe runaka kandi irindi banga nabonye urakaye cyangwa wababaye irinda kuhita ufata icyemezo cy'ikintu wakora muri akanya banza ugire utegereze umutima wawe utuze njyewe ntabwo nabishobora ntore sana njyewe niko mbije Dadu yarakaye araceceka agategereza akamenya what to do ariko ndi gutekereza ndi kwishira mu cyimbo cya Dadu uburyo ndakara umva umutima ugiye kuva mugiye gusohoka cyagiye Satani abaje kwiga isomo oya nkibaza abanyarwanda bavuga ngo umudamu yarakaye ngo Satani amanuka akiga ayo masaha yashira ndi gutekereza icyo nakora oya ayo masaha yamara guturisha umujinya gusa wowe wirengagiza ibyabaye tuvuga tereka ndebe icyo gihe ngiye nurabizi ko nshaka ahantu njya nko mu ishyamba nkavuga ngo ushaka urebye utumuvi twinshi kabisa cyangwa turebye byo twinshi cyane twikomeze shagayizumva urugendo rwacu ni rurerure muzagenda mubyumva neza uko bukeye nuko bwije ubuhamya impamvu yabwo hari abandi bifasha cyangwa nawe uri kwisanga uri guca muri ibyo bintu uhita uvuga ati niba ababyarakunze nuvuga ngo ni experience tuba tukurushije buriya muri make ariko urugendo rw'abantu bacamo hari igihe ruba rumwe hari aho biba byoroshye biterwa n'aho Imana ishakira kugusimbiriza ahantu ishakira kugusimbiriza hari ushobora kubicamo wowe byoroshye bikikora mu buryo bworoshye hari ahandi bivuna hari n'abo wenda byanavunnye kurusha twebwe kugeza n'ubu batazi ikibazo cy'ubuzima ariko uri ko bicamo none cyane birakureba nawe utarabicamo umenye ko ejo bishobora kukubaho ukamenya ngo niba byarambayeho irihe banga abantu bakoresha ibyagenze gute kugira ngo bicemo kuko akenshi igucisha mu byo udashaka ko ari byo uba warasenze wowe ushaka igucisha mu nzira zayo zitari izawe igucisha mu nzira udashaka ariko kugeza ku byo wasengeye twebwe hari izo tuba dutekereza nk'abantu twiyorohereza ariko Imana ibireba imbere bizi ngo aha Satani yateze ingiga hano yateze umuriro hano yateze amahwa yo ikamenya ahantu igucisha kugira ngo ubashe kubicamo rero ahubwo wowe jya utuza ukomeze ubwire Imana ati ahase Imana mbigenze gute ahase mbigenze gute hari nk'abantu babona Imana igusubije bakaza ngo Yesu ngo naragusengeye kumva ngo ntako ntagize kamba warakoze kunsengera ariko byibagirwa birashoboka ndariye babone bagenda babasenga hitse bababe nyine ku ruhande rumwe ari gihe nyine wibaza ati yansengeye atazi gute ko ndi guca muri iryo shyamba hari n'abantu barasenze kajya kakunda kumbaho cyane hari nk'igihe mba nziranye n'umuntu tugahura nk'uko twahura muri banki cyangwa se tugahura mu mujyi n'icecekeye akandebera muri ya miruwari ya kera yo muri Nesa sikumbuke nkicisha bugufi nkaceceka amakuru nawe mwaravuze akagira ngo ugiye kumusaba ndi kwihuta nta kibazo genda tuzavugana urumukuru yakwiriyeho sinzi ukuntu ngo ajya kuri YouTube hashira nk'iminsi 5 cyangwa ibyumweru 2 agahamagara
ati Naomie uzi ko aribwo nyimenye ko wabaye umusitari wakize ati mbega ati uko burya ati ariko disi shakira twari inshuti my dear I don't know you nyine nakubwiraga abantu ni isomo ritumvikana I don't know you ni isomo ritumvikana hoye I don't know you nukundi uzi ibyo bintu ukuntu bimbaho cyane ariko siko wigira nkaho isi turi mutayizi oya ngenda yizi ariko two tuntu tunsetse nyine abantu b'indyarya baba kuzengurutse abagome hari n'abeza ariko badafite ubwo buryarya urumva ntago abantu bose ariko ari bamwe muri isi igira abantu bafite imitima itekereza gutandukanye niyo mpamvu nyine none se kubera iki leta zibaho zikubaka amagereza nuko zizi ko hari abantu bafite imitima abantu n'abi iminsi ntago batekereza ko ibyo wagezeho wabikoreye wabivunikiye byakuruhije wabikora nyine ari ibyawe batekereza ko umugisha ufite nonaha koko uriya muntu rwose Imana yaramwibutse ariko nyine ari mu bihe bye nyine ariko buriya bizashira nanga Imana itanga igice ngiye iyo mvugo ntago nyikunda umuntu nyine niba ari mu bihe bye ntago Satani ashobora kuza akakugerageza ariko Imana umugisha yagupangiye ntago Satani yakora iki n'ubundi erega kubera ko hari kintu abantu batajya bamenya ko Satani nawe ari umukozi w'Imana none se ntiyagiye gusaba Yobu reka tubishyire muri iyo nuza kugira ngo abantu babyumve neza ntavuga ngo umukozi w'Imana abantu bakanuka bumva nkoze sakirego Satani yaragiye ibwira Imana nani Imana iramubwira ati Satani abwira Imana ngo mvuye kuzenguruka kuzerera mu isi Imana iti wabonye umukozi wanjye Yobu ukuntu ameze neza gutya ngo nuko wamuhaye byose ngo ariko umunkopye gato wabureba nubwo ati genda ukore kubyo ushaka ariko ubugingo bwe no nuvuga ngo twebwe hari imbaraga zituzengurutse Satani kuza akagira ibyo atwara ariko Imana iyo uhagaze neza ukajya uvuga ati Imana dore iyi ngiga y'indenzi ukayirenga ejo niyo Imana irongera ikagukubira ntago rero Imana ikwaka imigisha ngo bigende birangire upfe nabi urwagashinyagura wapi ishobora kureka Satani akaza akagukoraho ariko none se kuri Yobu byarangiye gute ntiyamukubiye inshuro zingahe njye ni rwo ruhande mpagazeho ibyo mu isi nyine ni gatebe gatoki ni gutya ariko umuntu ufite ubwoba iryo jambo ntirikagukanga abantu baza bakubwira ngo uri mu gihe cyawe ngo buriya ngo kizarangira ngo n'undi afata igihe kino icyo gihe cyawe ni icyawe n'Imana yawe kandi Imana ntabwo ikora igice Imana ntinasondeka Imana iraguha ntimugura we turabashimiye rero kubwo kudukurikira ukumva ubuhamya nizere ko ngo narakwanduje usigaye uvuga sawa rero komeza uvuge cyane murakoze reko ko ngo dadasigaye avuga ngo ariko abagore si abantu ngo mwana naramwanduje n'ubundi yarazi ko muri abantu ariko abantu aba bantu ndabakunda ariko ari ibintu mumwira ngo ndumve nibyo none se twabonye inshuti ntabwo tukiri mu bwigunge inshuti ziri ziri kutureba tureba nyine n'izo nshuti neza ngo hari izindi ufite ntukajye nta nshuti agira Dadu sibye nata ndabafite Jarike nawe mbona mbeye Jarike nawe mitwa Jarike bamana ese inshuti nyashuti ni iki inshuti nyashuti kuri wowe ni iki inshuti nzazimenya ngo nazigize nyinshi hari izo mfite nkeya nyine ziri aho njye sinyizerera mu nshuti believe you only you tukajyaga banatubwira ngo ubundi si ngo umugore si umwana we niyo mpamvu byabacanze ariko nyine Jarike mbona mbeshya ukuntu nyine ni inshuti Jari na Karine wamutaye ukaza wenyine ushaka kumva ibi bintu akahita akababwira ushaka kumva ibi bintu ngo Jarike mbona akahita kupa akajya kwa Jarike ngo ujya kureba ibintu Dadu kuvuga cyangwa kukana kagakata konye akagatembereza koko imodoka y'isambirance ngo guki ndakanje sambirance ari mu kanyandiki ariko ni nabyo hari imodoka zibishinzwe gutwara umuntu rero
Isambwira ibintu ubuze. Ntabwo mpari sinyuma nyandikira. urumva ariko nyine niko kuri none se hari kuki ambulance zihari niba ushaka kukagarura nuko nyine mwakoze kuza murabeho mwari ariko hari inshuti ifite nyine bariya ni inshuti zanjye sibyo rata bizura ni inshuti mugire gutya muzamura ikiganza abo turi inshuti henza hari n'abandi nyine ngwego ko ngushana Naomie ngo ndakureba ngo wavyuzi ngimwe ngo kigana cye rwose si inshuti se saba yiguhaye iyo yiyongeyeho indi n'indi mujye mureba munasubiremo no problem comment musharinge kangurira abashuti mukore saba hariya bya bimeze neza dufite umuryango n'umuryango wa Naomie na Dadu umuryango w'amahoro peace family. Okay turabashuje cyane rero turabasezeye kandi gusezera nose abantu muri kumwe yo man byarenze se Sikiminwa yawe wagira ngo iri kugurumana umuriro ni ikirayi se uri guhuha ngo kitakotsa gira gutya ntugasoma umugore wawe cyangwa umugabo wawe uwumye iminwa iramukata abanza kuyobereza hello bye